akose nipimisha iki wa mugore we ubu aka kanya ugeze mu rugo utangiye kunyoboza inkoni z'icyuma gukura iseri ngo iki ubu aka kanya nje nawe tubanye tuvuye mu murenge sibyo utangiye kunyoboza inkoni y'icyuma ko kuri tayari ntago nkuyoboza inkoni y'icyuma buri muntu wese abagomba kumenya ngo ubuzima bwe buhagaze gute oya ngiye ntacyo nishinja sibyo ntacyo nishinja cyane ko nahuye nawe n'ibyo kwipimisha ntago twigeze tubijyamwo urumva na nyuma yo kuva mu murenge ntago yigeze abimbwiraho urumva kandi ikindi ndipimisha iki nta sida ndwaye sibyo urabizi neza kuri muzika icya kabiri nta mitezi ndwaye icya gatatu za ndwara za mburugu ntazo ndwaye urumva mbese nta mibe ngewe ndi muzima ahantu hose sinumva ukuntu urambwira ngo tujye kwipimisha none soretse tukajya kwa muganga ibyo byose niba aho kuki utabimbwiye mbere bireka ko abatangiye ngewe nta kintu byari bintwaye nk'umuntu none rero kuvuga ngo baravuga ngo warongoye mama wawe iyo ubireka kare kose wazaga kunsaba imbabazi utarekaho ndi mama wawe oya reka nkubwire sibyo ibyo ngibyo ngiye ntago ibyo ngibyo ni amagambo rero ibyo ngibyo ni amagambo sibyo twahuye bavuga ko ndi mama wawe iyo bakuzana inkumi bakaziguhereza nyene nuba ngo na amagambo y'abantu bavuganye nta kindi kintu nkeneye kumva oya byihorere simbikeneye ibyo byihorere gumana na keza wawe ibyo byihorere tugumane gute niba yaraje kudusura kugira ngo tuganire uragira ngo bigende gute ko ayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifise gukomeza kugira ibihe byiza mwese tugenda tubana umunsi ku wundi uyu munsi rero ndi kumwe na n'umuryango cyangwa se na couple nyine kumwe na famille Kayusi ndetse na mama Ineza ngira ngo ngiye mperuka tuheruka kuganira kera ariko nabonye ibintu bigeza heza bimeze neza duherukana Kayusi atagishobotse ari umuntu utumva muhora muguruka ariko kuri iyi nshuro nabonye rwose mwarubatse umuryango mwiza mubanye mwarumvikanye mwaraje guhuza ndavuga nti reka tuganire mbabazi uko byagenze kugira ngo mwicare noneho muganire muhuze Kayusi ajye ku murongo nyine nk'umuntu w'umugabo yemera inshingano n'umwana mwemere cyane ko mbere Kayu umwana harwo wamwemeraga kasuhuza abantu yanze basuhuze muraho neza abatuye hirya no hino ku isi Yesu ashimwe abandi assalamu alaikum kandi ikindi ndabibutsa ko nahindutse ubu ngubu nabaye umuntu w'umugabo ntago nkiri umugore ubu ngubu inshingano z'umugabo zose urazujuje ubu ngubu rwose ku inshingano rwose amabanga y'urugo rwose no kunoza amabanga y'urugo rwose ubu ngubu nsigaye nkaze nubizi se hagati aho wambaye neza asante kabisa uri ku cyangwe muri iyi minsi raho no kubera Imana n'ibindi bizaza bitari ibi yego mama Ineza tugwaye ikaze nawe murakoze cyane nanjye baje gusohoka badukurikiye hatwaherukanaga kera ariko haciye iminsi duherukana turi mu miserero ya Kayusi tugira gute umwana byaranze ariko bakanya nyine umwana yabaye umwana nta kindi kibazo wigeze ugira atari cyo umwana oya nta kibazo nicyo cyari gikomeye ubundi nicyo cyari gikomeye none se ko ari cyo cyampuje nawe ikindi kibazo cyari ko cyari ariko nizere ko ubu wishimye nta kibazo nta kibazo ubu ngubu umeze neza mo gakeya ndishimye ariko mfitemo n'akabazo gake nanone ufite ikibazo uvuye mu bukwe ejo bundi aka kanya hajemo ikibazo se ahangaha niho baza gutangira ibibazo mbere na mbere tutaraza ari ikibazo turi kuganira turaza kuri icyo kibazo mu rugo Kayu urabona Kaya mu rugo bimeze bite urumva wari umaze igihe kinini uba muri ghetto kuri iyi nshuro ubayeho gute mu rugo ufite umuntu gufurira ugasanga kakeye cyangwa agakoma ku meza uri gufiringa gute nyine ubuzima bwo gushaka madamu urakoze urebye mu rugo bimeze neza urabona ko ndimo no kujyana mbyibuhamo gake agakoma gacyayi agashyushyo ka mu gitondo urebye nitaweho cyane urebye nyine nk'umugabo nyine mu rugo urumva ngomba kwitabwaho uretse ko tubazo twatu na hato tutabura ariko nyine nk'umuntu w'umugabo umuntu abyikavaringamo nyine akabyihanganira ibigeragezo ntaho bitaba utandukanye uko wibanaga muri ghetto n'ubu ngubu ufite umudamu mu rugo ubona icyahindutse cyane ari iki icyahindutse cyane nuko naje gusanga n'urugo burya urugo rwubaka umugabo urugo rwubaka umugabo ubu numva niba nariyoboraga nkiri muri ghetto urumva ubu ngubu uretse ko anawasigaye arengera cyane ariko
ni nkaho nagize umuntu umuyobozi mu rugo umfasha kugira ngo ubuzima bugende neza. Reka tubanze twumve madamu wawe avuze ko hari ikibazo afite kitagenda neza. Ngo ndarengera sinzi ibyo ndengera. Urumva niba haciyeho ukwezi kumwe kutaranashira akaba yatangiye kuza gafite ikibazo ngo nanjye ngo ararengera. Reka tutubwire twumve kuko biri kose ntago ari ikibazo gikomeye kuko nko mukwabukire. Rego uyu nguyu ntago yigeze abura ibibazo kuva nakamunyana nawe. Ahorana ibibazo. Ntago ibibazo bye bijya bishira ahubwo hari wagira ngo wenda hari ikindi kintu akeneye kuri njyewe kuko ibyo yahoze yifuza ni nkaho njyewe nayo mugejejeho shira agapirasi ibyo ndimo byose by'ubugoryi mbivamwo ndatuza nemera gushira agapirasi mbana nawe. Ibyo si ariko untega amatwi nkubwire papine ntago kuba wambwira ngo imporana ibibazo ngo kuva twamenyana ntabwo mporana ibibazo ahubwo ibibazo biza n'ubundi bihari. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose n'ubundi icyo kibazo murimo kuvuga ngiye kuri gihe gishobora no kuba gikomeye kuko iyo ubwiye umuntu ntimwumvikane kandi mubana mwakagombye gushyira hamwe kiba ari ikibazo ku ruhande. Yego ngiye shyira hamwe nawe ahubwo kireka nimba wowe hari ibyo bikugora ukabona birakubana. Ntacyo ngushinja pe mu buzima kuko urebye no mu mashuka ni sawa. Oya ibyo mu mashuka ariko naye ntugahite bitambikamo. Oya ntakabitambikemo nagereka. None se ntago ari ibintu bisanzwe? Ibyo ni ibintu bisanzwe. Kimwe nuko navuga mu buriri. Icyo ntago ari cyo kibazo mfite. Cyeka iyo nza kuba wenda yangewe mu bisanzwe nimba wenda abona hari bitarimo kugenda neza bitewe naho twavanye nge nawe naho tugeze ubu ngubu dushobora no kwicara tukabicyoca tukaganira sibyo tukaganira nyine no kubyo urugo rwacu sibyo hatabaye ibintu by'amakimbirane sibyo hatabaye ibintu nyine by'itigo. Reka batubwire ikibazo akagaragaza kivuka nyuma yo kuba ikibazo rero gihari. Ibyo avuga byose ibuye ko twagiye mu murenge nyine kujya mu murenge ndabyemera basezeranye ariko umenye ko gusezerana n'abasezeranye bajya basinyura iyo bibaye ngombwa. ubwo si byo n'ibyo nibyo wumva uri gushyira imbere wavuga. Ntabwo ari byo shyize imbere ariko ikibazo mfite kandi wese n'undi wese yakigira. Kayusi twarabanye ari papa w'umwana wanjye ni ukuri ibibazo twagiranye byose bikomeye n'abantu bose bazi ansaba imbabazi nanjye navuga nti koko niba umuntu asabye imbabazi azikuye ku mutima reka mubabarire ndamubabarira. Ibyo biraza turabana mu rugo nta kibazo twari dufitanye ariko ikibazo aho cyongeye kuvukira nanatekereza ngo iki kibazo ni ukubera iki kije. Kayusi ndi kumubwira ngo tujye kwipimisha turebe uko duhagaze akabyanga. Akose nipimisha iki wa mugore we ubu aka kanya ugeze mu rugo utangiye kunyoboroza inkoni z'icyuma gukuriseriye. Ngo iki? Ubu aka kanya nje nawe tubanye tuvuye mu murenge sibyo utangiye kunyoboza inkoni y'icyuma ko kuri tayari. Ntago nkuyoboza inkoni y'icyuma. Buri muntu wese abagomba kumenya ngo ubuzima bwe buhagaze gute. Oya ngiye ntacyo nishinja sibyo ntacyo nishinja cyane ko nahuye nawe n'ibyo kwipimisha ntago twigeze tubijyamwo urumva na nyuma yo kuva mu murenge ntago yigeze abimbwiraho urumva kandi ikindi ndipimisha iki nta sida ndwaye sibyo urabizi neza kuri muzika. Icya kabiri nta mitezi ndwaye. Icya gatatu za ndwara za mburugu ntazo ndwaye urumva mbese nta mibe ngewe ndi muzima ahantu hose sinumva ukuntu urambwira ngo tujye kwipimisha. None so aretse tukajya kwa muganga ibyo byose niba aho kuki utabimbwiye mbere mbere guteze ntago twari turi kumwe none kuki utabimbwiye ngutera iyo ndasovuga naguteye noneho rero igihe nyine kuki utabivuze nyine igihe kirageze nese ushaka kuvuga ko nabanye nawe narimo twarabanye kutabivuze se kutabivuze noneho rero igihe kirageze wita igihe rero ntago ubu ngubu ari cyo gihe cyo kwivuza. Igihe ni iki ni ukuvuga ngo niba twarabyaranye tutaripimishije nese ushaka kuvuga ko ndwaye sida tugatandukana tukongera tugasubirana byanga byakunda tugomba kumenya nuko duhagaze yaba ari gihe yaba ari wowe hanyuma tukamenya ubuzima tugomba kubamo. Umva nkubwire rero wa mugore we impamvu ugiye mbyanga ni imwe sibyo nkuko atanyizeye ni nkuko nanjye ntamwizeye uko ntabwo twari turi kumwe. Tugomba rero kujya kwa muganga noneho uretse kuko njyewe nahise mvuga ngo tujye kwipimisha. Urako ni icyifuzo cye niba nawe wizeye mwajyayo tuzajyayo nyuma y'ubukwe ariko ubu ngubu ntabwo byakunda. Leta y'u Rwanda iremera ko buri munyarwanda wese agomba kujya kwa muganga akipimisha akamenya uko ahagaze. Ahubwo se wowe uri muzima
ngenda byemera kujya kwa muganga, nawe rero ugomba kubyemera tukajya kwa muganga. Noneho tuzajyayo nyuma y'ubukwe, ubu ngubu ntabwo byakunda. oya ntano ego ko ntabwo byakunda. none se Kayu kuki ubyanga? Impamvu mbyanga, icyo wikeka impamvu mbyanga sibyo, ngiye ntacyo nikeka sibyo, ntacyo nikeka, ngiye nta Tugende kibazo, rero. ndi original ahantu hose urumva, ariko kumbwira ngo tujye ngo kwipimisha urumva, ngiye nzi neza ko ndi muzima, turumvikana aho yangaho yaba arimo kungora, atangiye kurengera mu rugo sibyo. W'inshingano zawe nizo kumfurira imyenda n'amabugisa n'inkweto n'amasogisi, ukazajya untekera ibiryo buri munsi, nkazajya ndya saa sita n'ijoro, nibyo bikureba. Naho ibindi byo kuvuga ngo kwipimisha ntabwo bindeba, ubu ngubu ntabwo bikureba kuko njyewe birandeba pe, kuko ngaho uzajya unahamagara muganga azadupima. bibaye bitanabaye ngo tujye ntabwo ngiye nzajya kwa muganga, ntabwo nzajya kwa muganga. reka nkubaze, byanahagarara. kwipimisha hagati yanyu muri babiri nk'umugore n'umugabo ni icyizere cyanyu ubwanyu ko muri babiri. urabizi ukuntu none se shaka kuvuga ko ndwaye sida, ko numva urimo kubimufashamo ubimutsindagiramwo. uzi impamvu se? uribuka ukuntu mbere wajyaga ukiri wa wundi tutashaka kuvugaho, uvuga ngo baragupanuye ngo biriki n'ibiki. oya bivuga ibica ku ruhande. none se biriya Kayusi yaciye mu bagabo, Kayusi aca mu bagore, Kayusi ubusambanyi bwose yarabukoze. none se ni kubera icyanga ko tujya kwipimisha nyine ngo turoko. none se wowe ntabwo wahuye nabo? njyewe ariko ntabwo ndi kwa kujya kwa muganga, ariko abagabo wahuye nabo, nawe urabyemera ko wahuye nabo? tujye kwa muganga. urabyibuka ko nawe watandukanye n'umugabo wa mbere? ndabizi. sawa rero, ariko ndabikwemera ko njyewe njya kwa muganga. arubwo nkuzi se? none se kubera iki wowe utajyayo? oya harubwo nkuzi. tujye kwa muganga noneho umenye. genda uhamagare muganga azampimire mu rugo. ntabwo byakunda, tugomba kujyayo n'ubu ngubu kuko n'ubundi mwahuje imibiri. ubundi se reka nkubwire, winshyira mu ijambo, ahubwo reka nkubwire icyo nibwirira abantu n'uyu nguyu. nawe twahuje imibiri koko nk'uko bivuze sibyo, ubaye urumva mbaye ndi ufite sida, mbaye ndi ufite iyi sida urumva uri kuvuga, nawe wagakwiye kuba warayanduye. ubu tuvugana amaraso yarabaye umutuku, ufite sida y'imisaraba 3 ahubwo kugira ngo urabyemera ahubwo 5. rero nibundi gihe cyaragiye cyaratakaye byararangiye, nta kindi gihe nta cyaramira sibyo. nese reka nkubaze, turamutse tugiye kwipimisha nko kubyishaka ubu tuvugana, ugasanga wowe urayanduye ufite sida y'amahero y'ikibatsi, ugasanga ngiye ndi muzima kuko ngiye nisiramuje nkiri muto. oya kwisiramuza no kwa sida biratandukanye. ngiye nirinze nkiri muto. arayirwara. oya nzaperereza. barakubeshya. turakwikingira ugende kizima. manushye gikoboyi. oya reka nkubwire, noneho sibyo dusanze wowe wirwaye ngiye ndi muzima, noneho urumva icyakurengera ari igiki? noneho rero nanjye ntega amatwi nkubwire icyo cyifuzo cyangwa icyo kibazo mbajije, dusanze ndwaye wowe uri muzima, nta kibazo gihe ntacyo nagushinja. wakwemera ko dutandukana? inde njyewe byaterwa nawe n'ibyo wifuzaga byose bikarangira, ubishatse umwana ndetse n'umuryango n'ibyo twari tugezeho byose tukagabana bikarangira. ibyo nta kibazo. iyo umenye uko uhagaze ari jyewe sanze ndwaye, nakwikurikirana kwa muganga nkafata n'iyo miti, ubuzima bugakomeza. basi usanze basi nyirwaye uri muzima, nabwo wakwihangana tukabana, wafata imiti tukabana nta kibazo. nkafata imiti? yego. imiti se yakubuza kwandura? ariko se waremera kubyihanganira? jewe ibyo si ikibazo, tukamenya ngo uri muzima ndi muzima, cyane arwaye wowe uri muzima, none tukamenya ngo n'ubuzima bwawe barabukurikirana kwa muganga. nubwo umwana yego muyirwaye mwese n'umwana yego. nose ngiye ndi muzima nta kibazo mfite. noneho rero uri muzima ndabyumva, tujye kwa muganga. ntabwo gupimisha ijisho bishoboka, ahubwo muganga ni ukubwira ngo ni bizima cyangwa si bizima. mugiye gupfa kwipimisha kandi ejo bundi mushinze urugo nta n'amezi 5 arashira. reka nkubwire sibyo, icyo ni ikintu cyoroshye kuganiraho n'umugabo. nabipfa natabyemera ibintu byose n'ubukwe buzahagarara. uyu mugore mureba murabizi ibibazo yagiye anyuramo, namuteje nanjye ibibazo nanyuzemo nibyo nahozemo murabizi. yansabye imbabazi inshuro nyinshi nanga kuzimuha, nanjye ndamusaba imbabazi ku nshuro nyuma arazima sibyo. byo kumfata rero nk'umukozi wo mu rugo nge mu rugo iwanjye ntabwo byakunda sibyo. yari kubimbwiraho mbere nareke kunkoropesha njyewe ntabwo nitorosha. ariko se mbabarire kabisa umfashe, niba naragusabye imbabazi ukabyemera ari kugira gusa ngo ufate ikiziriko ukishyire mu izosi ugenda ukurura nyene y'umuhanda. oya ntabwo byakunda, wintegeka tegereza ngiye igihe ninshakira cyo kuvuga ngo tugiye kwipimisha. nimba ari yo sida wintegeka umunsi nge nzawupanga. nta gahunda ufite rega.
niba umpakanira mfite gahunda ahubwo wewe wintegeka gutyo. Reka mpabwire nukuvuga ngo we arambwira ko atagomba kujyayo n'undi munsi wa rimwe. Oya simvuze ngo ntago nzajyayo. Urumva nzajyaho nyuma y'ubukwe. Byari gutye aho gitukajyaho mbere. Twavanze n'imitungere imitungo twaranagize. Urabona nyuma yaho rega yarakize yabonye abagira neza bamwubakira kadasteri bora ni nayo ntubyumva se ariko Kayu ntago bayinyubakiye rata ni umuntu w'umugira neza wankodeshereje inzu nziza ni uyishe rero Kayusi we yumva ko bayinyubakiye yahise akurura ntuze ye yumva ko bayinyubakiye oya ntago ndi kwitera imibare urukumva se ega nanakuriye nabandiye n'umwana kandi nanjye ubwo naba nihemukiye sibyo ntago byakunda ubwo bwegera sinjya mbukora noneho rero ibi byose niba ufite igitekerezo kizima yego emera tujye tuzabikora nyuma y'ubukwe ntabwo nanjye nabyemera nyuma y'ubukwe kubera iki ubukwe se ntiturabupanga ntituratanga invitation ibyo byose ni ibintu bigomba kwigwaho na amafaranga dufite ibyo byose ni ibintu ubukwe bukorwa n'amafaranga nese ari ngewe nawe ninde uzashaka ninde uzabyitegura twese none ufite angahe ngo ufite angahe ariko none se ufite angahe basi Ngiye mfite miliyoni 3 none mfite miliyoni 3 naziganye miliyoni akose ngaho nyuma oya none se sinimo kumubwira ko nimo kubyitegura we arimo kunyumvisha yuko iby'ubukwe ngo twabireka kubyiteguramwo oya ntabwo kugira ngo tubanze tujye kwa muganga ubukwe butwara kwa muganga sinajyayo niyo wankubitiye ndo mu mutwe tutarajya kwa muganga ntabwo tuzajya muri ubwo bukwe uzabireke ntabwo byakunda uzabireke mufata umwanzuro wo kubana nk'umugore n'umugabo mukanasezerana mwaganiriye muri babiri muravuga uti turakundana twubaka umuryango cyangwa mwagiye nk'ihene zigiye ni ukuvuga ngo Kayusi we yaraje ntabwo twabiganiriye yaraje ese ko cyo wabyemeje tutarabiganiriye umva nkubwira impamvu nabyemeye Kayusi yaraje rwose pe shiduka yanageze mu gipangu nahomba ubwo araza cyokora yarazanye amahaho yazanye uwayabonye yarayabonye si ngombwa ko yasubiramo nanjye bibanza kuntera n'ipfunwe ariko kubera ari papa w'umwana navuga ngo isaha n'isaha n'ubundi umwana azaduhuza nemera kumubabarira ndamubabarira ndavuga nti rwose niba warahindutse ukabasabye imbabazi uzikwiye ku mutima nanjye reka nkumabarire ariko ibintu uvuyemo ntuzabisubiremo none ari ikintu kigiye kuba ikibazo nubwo tutaganire kuri ibyo byose urumva namwakiriye mubutse ntabwo ibyo twabashije kubiganiraho ariko niba tumaze gutuza tukaba twicaye mu rugo turi babiri nkabwa noneho bigeze tugomba no kujya kure uko duhagaze icyo ni ikintu kitagoranye si no kumurushya n'umuntu wese udukurikiye aracyumva tugomba kujya kwa muganga ari we yaciye inzira nyinshi ari ngewe haraho nanyuze ariko tukamenya aho duhagaze icyo rero nicyo cyifuzo mfite tugomba kugenda mu gihe ari kubyanga nta n'amahoro agomba kuboneka kuko nwakumva ko harimo n'ikindi kintu noneho kuntu ari kuvuga ngo nyuma y'ubukwe wagira ngo urabizi ko urwaye Keza reka ngira ikintu nkwibariza ari ngewe n'uyu mugore ninde mugabo ni wowe ukubiri kuri kunyobora gutyo se ariko ibintu n'ubwumvi ibintu nukuganira je navuye mu byo ndimo ngusaba imbabazi urazimpa noneho ugiye gukurikiza itegeko ryanjye kuri iyi nshuro oya kuri iyi nshuro urabyemera ntago byemera oya urabyemera ntago byemera njewe oya mbwira icyo ngusabye urabyemera ntago byemera ugiye gukurikiza itegeko ryanjye ryo mu rugo nk'umugabo batanze itegeko mu rugo oya urabyemera cyane ntago byemera banza nsubize ntega nanjye nkubaza oya ntabyo kumbaza sinyeneye kumbaza ubungubu uransubiza ntago nsubiza umugabo ashobora kukujyana no mu cyo bakakujugunya oya ni waribwa ari icyobo se arubwa ari icyobo uvuge ngo nambwira ngo caha ngaho ugende ujye kwicara mu byondo nzagenda ngemo ntago ndi kugutegeka muri ubwo buryo urumva icyo ushaka gutegeka ni ikintu kimwe none kubera icyo wanga ko tujya ahubwo unyemerera nk'umugabo mu rugo urabyemera yewe ntange itegeko nk'umugabo cye ntago byemera ntago mvuze ngo sinzajyayo uri kunyumva nabi mbwira nimba ubyemera ko ndi butange itegeko nk'umugabo ukabyemera urabyemera yego cyangwa oya buretse ntago mvuze ngo narabyanze ahubwo wewe wumva amagambo utangiye kumva amagambo yawe baturanyi batangiye kubwira ibintu nk'ibyo ngo ibibazo ngo n'indwara n'ikindi kintu ahubwo wewe mbwira uri tayari yo kunyumva nk'umugabo ugatuza ukanyunamira nkuko nakunamira nje gusaba imbabazi rero nega amatwi papi oya baretse nabya papi neza byihorera ibyo ngibyo byihorera ibyibagirwe reka mvuge Kayusi basi none saka kanya uri kunesha agaciro
sibyo nk'umuntu w'umugabo mubwiye papi neza arambwira ngo nimbe mbyihoreye reka mvuga izina ryawe nkuko narimo kuvuga ngo ibyo twari tumo byose birimo dugupanga ngo byarangira urumva nanjye ibintu byo kunyita mureke mbagira inama rero wowe uracyari warukira umusore wenda niba ntibeshye n'ubwa mbere ushatseho niko njye mbizi uyu mumama amaze yanashatse azi iby'urugo dore ni wa mugabo wa mbere ni iki kiriya ni iki kibapfuye iki se hari ikintu gikomeye dupfuye oya ikintu bapfuye ni uguhangana n'umugabo turahanganye se ubu niba nkubwira ngo tujye kwa muganga ko ni uguhangana aho kuri kunikira itegeko waretse nka tumwagene tugomba kujya tukamenya uko tumeze twese ntago najya yo kubera iri tegeko ryawe uyu mumama we yarashatse iby'ingo arabizi kubaka arabizi kubaha umugabo arabizi ibyo byose arabizi yewe ntago mbizi none se hari ikindi kibazo dufitanye oya mubaze ndabizi cyane ahubwo utagira ngo ndumwana hari ikindi kibazo twari dufitanye usibye icyo ngicyo nabikubwira hari ikindi kuki se nashoboye gutera akabariro iki kuki nashoboye gutera akabariro ntago ndi umugabo se none sibyo turabivuze n'ibindi byose ndabishoboye ntago byo bimunanira ibyo bintu n'abasazi se batera akabariro none ubwenge bwe bwageze ariko ibyo ntago uri kumva kayo mwebwe hari ikibazo abagore mugira kumva ko mugira mu rugo rw'umugabo mugatangira kumuyoboza inkoni y'icuma mugatangira kumutegeka wewe nzagendera igihe nshakiye ntago byakundi igihe ushakiye ashobora icyo gihe untega kinza niho byanagendera ntunageye warambwiye ngo nge sinshobora kujya zani karamu mbisinyira uzanira urupapuro ngewe nk'igihe cyo kujyayo umugabo ko yanze yasise ntaburihangana oya ntago nabyanze ahubwo we namagahengwa manige nibwo tukiba umurengeje ubundi atongere kunegeka bigeza ahubwo nazani urukaramu n'urupapuro nge sinye urumva byembereye ko tuzajya ariko atari ubu ngubu byo kuvanga uramfatirana kuko ngewe ndiyizeye ndi muzima nta sida ndwaye nimba naburi kuvuga ko ndwaye sida ntiwampimye ngo upimishe n'amaso ngo ubibone tuno duhera ubona ni utwo gukura ni utwo guca ubwenge sida kibazo gihari ntabwo ipimishwa ijisho ibyo byose uvuga nese ubundi ufite ubwoba oya ubwoba ni ukuvuga ngo waciye mu ubundi sinago iri joro twararanye waciye mu nzira nyinshi nyine iri joro ntago twararanye ntago kumupuri twawukoze ntago twararanye ikibazo cyawe ni ibintu uvanga ntago ari ukuvanga ntago kumupuri twawusangira iri joro ntago twararanye ntago twahuje imibiri oya ntago twahuje imibiri guhuza imibiri no kujya kwipimisha ni ibintu bitandukanye none se ureka ngo bazi sibyo nkuko ushobora kwihangana twageze ugasanga ndayirwaye nkuko nawe ushobora gusanga uyirwaye byihanganire utegereze gihe mfata umwanzuro w'umuntu w'umugabo ubukwe burangire niburangira tuzajya kwipimisha iby'ubukwe ntabwo tuzi igihe buzanabera yewe ubu vuba oya ndakora ko nshoboye mbikore vuba kugira nkorohereze buretse genda gake vuga make ntukavuge cyane umugabo ari kuvuga genda gake mu gihe gito cyane mbikore vuba dukore ubukwe vuba dufite abakunzi bazana dutera ari inkungerega kandi ikindi oya ntago ari ugutegereza ndavuze oya mu bushobozi bwanjye buke mfite uzayabakura mu mufu mu bushobozi bwanjye mfite n'uyu nguyu nakatagize yiziganiriza tugiye gushyira hamwe vuba dukora ubukwe n'ugiye tujyayo bukirangira nushaka tuzajya ari dogiteri tumujyane kwa munuzi nushaka uzazana dogiteri ubukwe buri kuba mu rusengero bazana ibipimisho badupime uyu nguyu arashaka gushyiraho itegeko rye nyine nk'umugabo yego buryo umugabo arinda icyubahiro cye oya ntago ari uko ariko ntago kuba umugabo ari ukubi igikoko nose we kuki ari kumbera igikoko umugore w'igikoko kuki wari kumbera umugore w'igikoko ngewe impamvu kuki abagore mwishyira heza abagore mwishyira heza ngewe hari impamvu kuvuga ko tugomba kujya kwipimisha umva mada ntago ndatuza ntago ndatuza reka nshyire ubwiye ku gihe mbanze ntuze stress ubanze unazinyibagize ubanze umvura amavunane ubanze umvure stress ubanze unkorere massage ubanze unkorere umvura imitsi unshwirize utuzi ubundi nshyire ubwiye ku gihe ubundi tugende sibyo kuko ntago nigeze nyihabwa rero tuzume igihe simbyanze kujyayo tujyayo nyuma y'ubukwe ubundi ndabyemera pana kushiraho igitutu cyangwa ngo unshiraho inkekeza niba ari inkekeza simbizi tayari wabaye umugabo ubungu ugiye kujya gukora icyo ushaka rero ariko mukwiye umugore afite ijambo Kayusi ikibazo umugore ari kumfatirana arimo anshuka ibi yarambwiye ngo ngewe yarambwiye ati nese ngamije iki kugushuka oya uranshuka ngamije iki twaravanze imitungo twaragiye turasezerana mu burenge sibyo mu buyobozi twarasinye icyo dusigaje ni ubukwe sibyo sinye kubana ntago twa imitungo se hari rero ntacyo kiramiye nimba ariyo niyo sida nasezeranye ivangura imitungo nimba kuvanga umva nimba ariyo sida uri kuvuga
nimba nyirwaye nayo twarayivanze nawe urayirwaye hamwe rero turwana niho sibyo dufashanye urumva tuzafashanya ntawe uzi uko umwe ahagaze kandi twararyamanye n'umwe twarabirangije nyine se ubwo turabizi uko duhagaze cyangwa mami wowe uzabanza ugeyo wirebere niba uri muzima none ubundi okay nanjye nzajyo azazana akamenyetso kagaragaza ko ari muzima cyangwa yanduye hanyuma suyuwe nanjye nijyaneyo none ko abihakana ko tujyayo atakimpaye nabigenza uyu nguyu rega abagore basigaye bazi ubwenge ashobora no kugenda agatanga ruswa nk'uko ubushize yagiye agatanga ruswa ngo iki niki ngo umwana ngo basanze ngo iki niki ngo dusasubireyo atarimo kubyemera neza ariko noneho oya ne wowe wabivuze ngo tuzasubireyo oya reka nkwereke sibyo wewe reka nkwereke uzamanza ugeyo hanyuma uzabanza ugeyo sibyo ntuzatangira ruswa ngo baguhishire ngo ibimenyetso ngo bafata akandi kantu ngo oya buretse ngo bafata kandi gapimisho kundi muntu utayirwaye kandi uyirwaye ngo unzanire ngo mbibone nanjye nzajyayo nkwereke duhite dufatana n'umwanzo wo kujya twembi icyarimwe badupima inshuro ya kabiri hari hasanga yarakunanguye buriya utagira ngo ugasanga niyo yagusasishije birirwa bambwira ngo narongoye mama none se iyo ubireka ko abatangiye yewe nta kintu byari bintwaye nk'umuntu none rero kuvuga ngo baravuga ngo warongoye mama wawe iyo ubireka kare kose wazaga kunsaba imbabazi utarekaho ni mama wawe oya reka nkubwire sibyo ibyo ngibyo ngiye ntago ibyo ngibyo ni amagambo rero ibyo ngibyo ni amagambo sibyo twahuye bavuga ko ndi mama wawe iyo bakuzana inkumi bakaziguhereza nyene nuba ngo ni amagambo y'abantu bavuga rero ngewe nagiriye mu uyu mwana twabyaye kandi twahuye nge nawe buretse reka nkubwire sibyo burya umwana ashobora buretse bambwira ngo nzicuza byo kubwira ngo nkunda ngo mami neza iyo nza kuba ntamukunda ntago tuba twarabanye nta nubwo mba narasabye imbabazi kandi ikindi nta nubwo nshobora kumuha urukundo kurusha uyu mwana uza mbere sibyo ko niwe nawe waduhuje ikindi rero sinkina agasuzuguro buretse sinkina agasuzuguro ibyo kuza kumenyera mu rugo rwanjye ariko tukibana tutaramana n'ukwezi ugatangira kunyoboza inkoni y'icuma ntabwo ibyo mbikeneye ibyo simbikeneye ndanabikwiyamye nta kindi kintu nkeneye kumva oya byihorere simbikeneye ibyo byihorere gumana na keza wawe ibyo byihorere tugumane gute niba yaraje kudusura kugira ngo tuganire uragira ngo bigende gute ko umugabo uzamushobora rero igihe ikintu mbona Kayusi sinzi ukuntu bizarangira harimo niba ako ntago ari umwana ni mukuru ntago ari umwana kuko iyo umuntu arengeje imyaka 30 ntabwo aba ari umwana none se atayifite ubona uri ari uruhinja arayifite ni mukuru murezi noneho no kuvuga ngo rero Kayusi jewe njya mbona hari abantu bamwe ngo nzicuza ariko nshobora kuzicuza ariko ntibizabe n'ukuri oya ku ruhande rwanjye nabikoze n'umutima wanjye ariko ku ruhande rwa Kayusi njya mbona hari ikindi kibyihisha inyuma afite utuntu kuko niba musaba kujya kwipimisha akanga buriya nubwo avuga ngo tuzajya nyuma y'ubukwe ntago ubukwe turawupanga nta mafaranga ntaza afite bira byo kwirarira nta kintu afite biriya rero byo kuvuga ngo ubukwe ni ryarisi hashobora gushira n'imyaka 10 ubwo se urumva bizagenda gute koko niyo umuntu yanga kwipimisha kugira ngo turebe ko duhagaze nta na gahunda afite yo kujya bira n'ibyo avugiye imbere yawe ikibuga makora no kwihangana kuko ntago mwahita mutandukana no kuzana ibintu byo gushwanashwana muri gutya byaba byihuse kandi mukibana wowe Kayusi urabona ajagaraye no kumutwara gake birasaba kujya umutwara gakeya ikintu mubwiye kumva atacyumva nyina kugira ngo bizane ikibazo cyangwa biteze ibibazo mu rugo ugasa no byirengagijeho nuko umutwara n'ubuzima bwacu rega twembi none se ko nabwo ngo tujye kwa muganga urumva koko ari ukumutegeka nta n'ikibikirimo ariko kuko atari kubyumva no gusa nk'ubicogoye kugira ngo atazagira ngo ahari n'ibindi bintu witwaza nta nakundi wabigenza reka dusoreze hano icyo nababwira ngewe umuryango wanyu mukomeze mubane neza ibindi bibazo biri kuvuka byo n'ibyingo nyine mu ngo ntihabura agatotsi ariko Kayusi nawe azagenda bibona yuko nyine ibyo ari gukora atari ibyo ni gake reka dusoreze hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha